Showbiz News Rwanda. Ikibazo hagati ya producer Michelle Robinson nka Eleéeh na societe ya muzika 155 IM cyafashe indi ntera impande zombi zitegura gutandukana byeruye kandi zimaze gushyikiriza ikibazo abanyamategeko babo bagamije gushakira umuti mu masezerano bagiranye yateje umwiryane ndetse bagamije kubunga kugira ngo bagirane ibiganiro ndetse batandukane mu mahoro. Iyi ni Showbiz News Rwanda, ukore subscribe kugira ngo utazagicikwa umunsi ku munsi n'amakuru tugenda tubagezaho. Mu kiganiro rero yagiranye n'itangazamakuru ku wa 4 tariki 19 Kamena 2025 umuyobozi wa 155 IM Kenny Mugarura yavuze ko hashize ibyumweru bibiri nta kuganira kugihari hagati yabo na Eleéeh kuko ubu ngubu ikibazo kiri gukurikiranwa n'impande z'abanyamategeko. Ati kugeza ubu ntitwongeye kuganira, ntabwo ari njye umuhamagara kuko urwego twararurenze. Ubu ni Lego team cyangwa se abanyamategeko barimo kuvugana, nibaza ko bizagenda neza kandi ko ikibazo kizakemuka mu mahoro. Uyu mubano rero watangiye kuzamo agatotsi kuva muri Mutarama 2025 ndetse kuva icyo gihe nta wongeye kubaca iryera bari kumwe. Icyo gihe ni nabwo hatangiye kumvikana ibibazo bikomeye hagati ya Eleéeh na 155 IM ku buryo byanagezaho atandukana n'abanzi bakomeye barimo Bruce Melody yahoze akorera indirimbo. 155 IM ivuga ko Eleéeh yakoze indirimbo zirenga 35 mu gihe arakibarizwa muri studio, ariko we ntiyigeze atanga amafaranga yose nk'uko byari biteganijwe mu masezerano. Aha niho havuye inshingiro ry'icyifuzo cy'uko Eleéeh atanga 60% by'inyungu yagiye avana muri izi ndirimbo, kuko ngo iyi societe ariyo yamwishyuraga mu buryo butaziguye ndetse igafasha no mu bikorwa bya studio n'ibikoresho yagikoreshaga muri izi ndirimbo ziri mu gihombo. Harimo igisigo narakubare cya Junior Maga Bad Boy, indirimbo ya Davis D Cerebrana igitangaza ndetse na Bruce Melody, For the Toy ya na Mirere bya Eleéeh, Pasadena ya Christopher 1-in-1 ya Leji, One More Time Keniso Azana Nicki Minaj Bruce Melody, Besto ya Okama, Sekoma Sambrera ya Chris Easy, Mami ya Roskana, Bailando Jumbe ya Shafi, Ogera ya Bwiza No One Keniso Rosikosa, Bebe Munda ya Kevin Kade, Paina Cox Walai Okama, Shenge Juno Kizigenza Vore Maromita ya Christopher Goro, Pasi Kizito Mpawowe Mamaroda Kavimbanda, Hawaii ya Mpano Njos Mario ndetse Tombe ya Eleéeh. Izi ndirimbo zose ni nimba tigeze yishyurira. Abegere Eleéeh bavuga ko 155 IM yirengagije inshingano yari ifite mu kumufasha guteza imbere mu rwego rw'umuziki, kuko igihe abakeneye cyane batigeze bamushyigikira. Ariko nubwo bimeze gutya, bavuga ko iyi societe yamufataga nk'aho ari uwikorera kandi atari ko amasezerano yabo yabivugaga. Byongeye ngo ntibigeze bamutegura ibikorwa bifatika bijyanye no kwamamazwa ndetse no kumuteza imbere nk'ikirango gikomeye cyangwa se brand mu muziki nyarwanda, nyamara ari umwe mu baproducer b'ingenzi mu gihugu. Ku ruhande rwe Kenny Mugarura avuga ko batiteguye kurekura Eleéeh ku buntu cyangwa se ngo batange imbabazi ku nyungu zabo. Ati ntabwo nasoneye ikintu kitaremerwa, wenda wasanga atari nabyo, ubu ari umuntu wemeye ko mujyana ibiganiro. Ariko Eleéeh kugeza ubu nta jambo na rimwe aragira avuga ku kibazo afitanye na 155 IM. Gusa amakuru ava ahantu hizewe yemeza ko aherutse gutanga ibikorwa byo kubaka studio bwite, ndetse muri iki gihe akeneye gukora indirimbo yifashisha studio ya Roskana, umwe mu nshuti ze za hafi. Amasezerano y'imikoranire hagati ya Eleéeh na 155 IM yagombaga kumara imyaka 3, aho azarangira muri Mutarama 2026. Gusa uburyo ibintu bimeze muri iki gihe bigaragara ko badashobora kugira umusozo mwiza keretse gusa impande zombi zemeye kwicara ku meza biganiro cyangwa se bigakemurwa n'urwego rw'amategeko. Icyakora 155 IM yagaragaje ko icyizere ko ikibazo gishobora kurangira mu mahoro, ariko yongeraho ko nta soni ifite zo gukoresha abanyamategeko kugira ngo bafashe gukemura ikibazo cyabo. Iyo ngiyo ni 155 IM ndetse na Eleéeh bitameze neza cyane ku buryo bavuga yuko igihari tayari ari uko birarangira bagiye mu mategeko cyangwa se bashobora kwifashisha amategeko kugira ngo ibintu bigende neza cyane.
Ku rundi ruhande indi nkuru cyangwa se indi makuru ko abanzi bazitabira M10 Watch Music Festival basuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali. Abo bahanzi n'ubundi bazitabira itaramo bya M10 Watch Music Festival basuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi batana umukoro wo guharanira ko ibyo babonye bitazongera kubaho ukundi. Mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru abanzi bose bitabira iki gikorwa bagaragaje ko bafite inyota yo guharanira ko ibyabe bitazongera kubaho ukundi. Mu gihe umuyobozi wa AIP itegura ibitaramo Mushyoma Joseph yavuze ko bateguye iki gikorwa mu rwego rwo kurushaho kwigisha abanzi amateka y'u Rwanda cyane cyane ko basanzwe ari ijwi rigera kare muri society cyangwa rikagera kure rikumvikana na kuri bose. Mushyoma yagaragaje ko bahisemo gutegura iki gikorwa mu rwego rwo kurushaho kubahugura ku mateka y'igihugu no kubigisha uko bakwiye gutwara inganzo yabo. Ati abanzi dufite muri iri serukiramuco barimo abariho muri Jenoside yakorewe Abatutsi ariko hari n'abana bato abandi bavutse nyuma yayo, niyo mpamvu tuba twabazanye hano ngo bige amateka. N'abantu bafite ijwi rigera kure kandi tuzi ko mu bahekuye u Rwanda harimo n'abahanzi, rero ni uburyo bwo kubakangurira bakamenya ibyo baririmba naho batarenga. Neringabo ari muri abo bahanzi yavuze ko gusura urwibutso byamusigiye ubutumwa bw'uko amacakubiri atari meza. Ati kuri nge ubutumwa ntanye nuko amacakubiri atari ikintu cyiza, dukwiye guharanira kwimakaza urukundo, bityo nk'abanzi bafite ijwi rigera kure turasabwa gutanga ubutumwa bw'urukundo ku buryo ibintu nk'ibi bitazongera kuba. Roland yagaragaje ko asuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi atungurwa nuko amateka ahigira ahora bamashya muri we nyamara hasura kenshi. Roland yahamije ko nk'abahanzi bakwiye kurwanya urwango ndetse bagaharanira ko ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Ati nk'abahanzi n'abandi bantu tugeza ijwi ryacu ku bantu benshi cyane twagashyize imbere ubutumwa bw'urukundo kugira ngo ibintu nk'ibi ntibizongere kuba, kuko abantu barangaye amateka yakongera akisubiramo. Duharanire rero ko ijwi ryacu turikoresha mu kuvuga ibyiza, urukundo no gushyira hamwe. Ni ubutumwa busa n'ubwa King James we wahamije ko urubyiruko rukwiye gukomeza kwiga amateka y'u Rwanda bakanayigisha abandi. Kevin Kade na King bahurije ku kuba ibyo babonye mu rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi byabasigiye isomo ryo gusigasira ibyagezwe. Juno Kizigenza we ahamya ko abanzi bafite inshingano zo kumenya amateka y'u Rwanda kuko bari mu bayigisha, yaba binyuze mu bihangano cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, dore ko bari mu bakurikirwa cyane. Ariel Wayz we yavuze ko ahigiye amasomo akomeye cyane y'amateka y'u Rwanda rwanyuzemo, bicyamya ko byamuhaye umukoro wo kurwanya ko yasubira ukundi cyangwa se ayo mateka yasubira ukundi. Ibitaramo rero bitangira i Musanze kuwa 5 Nyakanga 2025 bikomereza Igicumbi kuwa 12 Nyakanga 2025, kuwa 19 Nyakanga 2025 bikaba bizakomereza mu Karere ka Nyagatare, kuwa 26 Nyakanga 2025 bizabera Ingoma, kuwa 2 Kanama 2025 bibera i Huye, i Rusizi bagere kuwa 9 Kanama 2025, naho kuwa 13 Kanama bibere i Rubavu. Gayo nguko rero ni Iwacu Musical Festival. Nizere ko mumeze fresh cyane kandi ukore subscribe kugira ngo utazajya ucikwa umunsi ku munsi n'amakuru tubagezaho day by day. Charlotte Ange Tricia niyo nshuti umugore wa Tom Cruise ntabwo yoroshye habe na gato. Ubasiye umugabo akavuga yuko nta kintu ashoboye kabisa, yahaboneye urwimbwa yaboneye mu rugo rw'umuturanyi kubera ko yagera amubwira ati buriya bro umwana akina n'ibere rya nyina ntabwo akina n'ubwanwa bwasi. Ibingibi ni nyuma yuko Tom Cruise yibasiwe n'umunyamakuru umwe avuga yuko Tom Cruise yabaye favorize cyane cyangwa yavuze ko habaye ikimenyane kugira ngo uyu Tom Cruise akundwe kandi atwaye igikombe cya Primus Guma Guma Superstar. Ibingibi rero byababaje abantu benshi bagiye batandukanye, bibaza n'uyu mugore Tricia. Aya magambo rero akarishye ni kimwe mu bitekerezo umugome Tom Cruise yakoresheje ku rugamba rwo guhangana n'abibasiye umugabo we rwatangijwe n'ibyavuzwe n'umunyamakuru Ngabo Robin usanzwe ukora kuri Radio TV ndetse na TV10. Mbere yuko tubyinjiramo akantu ku kandi turebe ngo byatewe n'iki, ese kandi uyu nguyu Robin yabivuze kubera iki, ese Tom Cruise yabyakiriye iki, umugore we yabyakiriye, ese Tom Cruise yabyakiriye ate, uyu mugore we kubera iki yatutse uyu munyamakuru. Turaje byose tubyinjiremo, se nabahe bantu bandi babivuzeho, ariko mbere yaho banza ukore subscribe nanone uze
kutubwira igitezo cyawe koko weho urabyumva ute ku byo turi buvuge. Ese koko Tom Close nta kigenda cye mu miririmbire ye, nta kigenda. Turaje tubanze tubijyemo akantu kukandi nta no kwirwa dutinda. Benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga biganjemo abarizwa mu ruganda rw'imyidagaduro bakomeje kugaragaza ibigwi Tom Close afite mu muziki mu kunyomoza umunyamakuru uherutse kuvuga ko nta gihambaye yigeze akora. Uze kutubwira koko niba ibi ngibi ari ukuri. Gaboro Ben usanzwe umunyamakuru kuri Radio 10 and TV 10 arutswe kubaza icyo avuga kuri Tom Close, ashimangira ko uyu muhanzi yakabirijwe bikomeye mu buryo bukomeye. Uze kutubwira kuko nimba ubona koko Tom Close yara akabirijwe. Ubwo uyu munyamakuru yarabajijwe ibyo avuga kuri Tom Close, nawe ubwe yabanje guhamya ko ibyo agiye kumuvuga atari byiza, ko kubivugira imbere y'abantu benshi atari sawa cyane. Mu magambo yagize ati ibyo bintu navuga kuri Tom Close ntabwo ari byiza kabisa ku buryo nabivugira on air, ariko ntacyo reka nivuge. Tom Close niwe muhanzi wa mbere wakabirijwe bikomeye mu mateka y'umuziki w'u Rwanda. Ibi ngibi bikaba byababaje abantu bro. Nawe utubwire sister bro, utubwire koko ibi koko urabibona nk'ukuri, uratanga igitekerezo cye ku byo uyu munyamakuru yavuze. Uyu munyamakuru yavuze ko n'ikimenyimenyi igihe Tom Close yatwaraga Primus Guma Superstar hatewe amabuye kubera kutamwishimira. Yavuze ko kubwe abona indirimbo za Tom Close za kera zitari nziza, ahubwo zakundwaga kuko zacurangwaga zonyine. Ku rundi ruhande Ngabo Robin yavuze ko Tom Close ari umuhanzi ufite ikinyabupfura, ashimangira ko kiri mu byamufashije mu rugendo rwe rwa muzika. Ibi rero bikiyongera ku kuba yaranize afite amashuri. Ngabo Robin yavuze ko atemera umuziki wa Tom Close, ati ku byo guhanga kabisa azamba bare anabyihorere kubera ko numvisha indirimbo yakoranye na Bulldog bita bituma nanga Bulldog, kandi ubusanzwe nsanzwe nkunda Bulldog. Tom Close rero simwemera mu by'imiziki. Uwo ni Robin wavuze ibi ngibi. Aya ni amagambo atigeze yakirwa neza. Abarimo umuyoboke Alex wabaye umujyanama wa Tom Close igihe kinini yibukije Ngabo Robin ko uyu muhanzi akwiye guhabwa agaciro cyane cyane ko ari umunyabigwi mu muziki w'u Rwanda. Magambo yagize ati reka nkwibutse utari uhari, nawe wari uhari ariko ukaba wirengagiza umusanzu ndetse n'ubuhanga, urukundo, umurava yakoranye bigaha imbaraga ku bisekuruza biriho ubu ngubu by'umuziki. Reka rero nkwibutse ko byinshi turimo kubona ari we wabitangiye byose kandi abifatanya no kwiga ubuganga. Showbiz niyo si Rwanda.